Mbifurije kugubwa neza abakunzi ba Hot T50 TV, nizera ko mumeze neza. Icyo nakwibutsa no gukanda kuri subscribe niba utarabikora, kandi mbashimira cyane bamaze gukanda kuri subscribe kuko amasomo yo ni menshi kandi ni meza. Isomo rya none tugiye kurebera hamwe akamaro k'icyayi cy'icyatsi ku buzima. Icyayi cy'icyatsi kizwi ku izina rya Tevel cyangwa se green tea mu ndimi z'amahanga, ni ubwoko bw'amajyani akoreshwa mu gukora icyayi, ariko nk'uko izina ribisobanura tugenekereje mu kinyarwanda twacyita icyayi cy'icyatsi. Aya majyani akaba afite akamaro ku mubiri wacu kurusha wenda andi majyani yose waba uzi cyangwa se usanzwe ukoresha. Aya majyani kandi ushobora kuyikorera ubwawe, ufata ibibabi by'icyayi ukabyanika byamara kuma ukabisya cyangwa se ukabivunga. Ushobora kandi no kuyagura akoze, gusa ukareba neza niba ari umwimerere nta kindi kintu kivanzemo mu bigize iki cyayi. Urubuga Top Sante ruvuga ko iki cyayi kigabanya ibinure mu mubiri kandi kinarinda umubiri indwara zitandukanye. Ku bantu bifuza kunanuka by'umwihariko cyangwa se kurwanya umubyibuho ukabije, Tevel nayo ngo yabibafashamo. Abahanga mu by'ubuzima bakavuga ko kunywa Tevel byongerera umubiri ububasha bwo gutwika za karori n'igihe umuntu ari kuruhuka. Kandi ubundi kudakoresha izi karori k'umubiri umuntu aba yakuye mu biribwa cyane cyane birimo amasukari, nabyo biri mu bituma abantu babyibuha. Kunywa rero Tevel kandi uretse kuba bituma umubiri utifashisha cyane ibinure, ngo binahindura uburyo umubiri ukwirakwiza ibyo uba wakiriye mu mubiri, ku buryo bituma nta byongera ibinure cyangwa se ngo byongere byibike ku gice cy'inda. Kugira ngo iki cyayi kibashe gutuma ibinure bitaba byinshi mu mubiri nk'uko maze kubikubwira, ngo ni uko umuntu nibura yanywa amatasi 3 cyangwa 4 arimo iki cyayi, kandi ukakinywa wirinda gushyiramo isukari. Tevel ni ikinyobwa kirwanya umunaniro, ibyo nabyo ugomba kubimenya, kuko Tevel ni cya kinyobwa cyongera imbaraga biturutse ku cyayi gishobora kongerera umubiri imbaraga kugera kuri 12%, kikanawukomeza ndetse kikanawushoboza kutananirwa umunsi wose. Ku bantu rero bakora akazi kavunanye nunywa Tevel, nta munaniro uzagira, haba mu bijyanye n'amastress nayo uzahura nayo. Tevel kandi ngo inagira uruhare mu kurinda umubiri indwara z'umutima, kuvuduka kw'amaraso cyangwa se hypertension, kanseri zimwe na zimwe n'ibindi umuntu atarondora. Kunywa Tevel bituma uruhu rwawe rubasha kubona imbaraga zo guhangana n'ibiheri biruriho, ndetse rukamererwa neza muri rusange, rukaba ari uruhu ruhehereye. Byibura ku munsi niba ushaka kugira uruhu rwiza, ntibukire utanyoye ikirahure cy'icyayi cy'icyatsi. Reka nkwibutse ko ku bantu bakunda kunywa iki cyayi ku buryo buhoraho, kinafasha ubwonko kutibagirwa. Nk'uko urwo rubuga Top Sante rukomeza rubitangaza, ubushakashatsi bwakorewe ku bantu 40,000 nibo mu gihugu cy'Ubushinwa, abagabo n'abagore, bwagaragaje ko iki cyayi gifite ubushobozi bwo gutuma umuntu aramba. Aba bakoze ubushakashatsi batangarije ibinyamakuru bitandukanye birimo n'ihuriro ry'abaganga bo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko umuntu unywa Tevel adakunze no kurwara indwara z'ubuhumekero, zirimo za asima, zirimo za angine ndetse n'izindi ndwara zitandukanye. Wari uzi ko koko amajyani y'iki cyayi avura n'uruhu? Mu gihe umaze kuyungurura Tevel, birya bikatsi ntukabijugunye, kuko nabyo bituma uruhu rumererwa neza. Karaba neza mu maso ubundi wisigemo amajyani ya Tevel uyunguruye mu cyayi. Ushobora no kuyatoba mu mazi bitarindiriye wenda wayunguriye mu cyayi ugiye kunywa. Umaze kubyisiga urareka ugategereza bikamaraho iminota 15, byamara kuma neza ukabikaraba n'amazi akonje. Hari benshi rero bajya bitiranya Tevel ndetse n'andi majyani asanzwe. Muri rusange mu busanzwe gukoresha Tevel ntabwo bigombera kuyicanira mu mazi ngo ishye, aho gucanira amazi yagashya hanyuma ugafata ya majyani ukayishyira muri ayo mazi yahiye. Wirinda gushyiramo amata cyangwa se isukari nk'uko wabigenza ku bundi bwoko bw'icyayi. Mbashimire cyane mwese twabanye, nizera ko tuzasubira ubutaha mu rindi somo. Ibihe byiza kuri mwese.